murakoze cyane. Reka dukomereze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kuko indirimbo twumvise ndetse n'ubuhanuzi buri wese yagiye yumva Imana imwibutsa byose byabyawe n'ijambo ry'Imana. Ku Banyaremera reka mbasuhuze, byari kumbera byiza ngiye mpobera buri muntu wese, ariko ntabwo byashoboka, ariko munyemerere mbaramutse ndambuye ibiganza. Yesu nashimwe. Amen. Ndashimira itorero rya Remera ko bangiriye icyizere bakumva ko twafatikanya muri uyu murimo wo kuvuga ku bubyutse, kandi hari ibintu Imana isubiza vuba y'abantu bari kubisengera, no gusaba ububyutse. Ubwo rero ndashimira korali Rayon yatekereje intego ikumva ko mu giterane nk'iki nubwo hari ibyifuzo byinshi abantu bagombye gutekerezaho, ariko bakumva ko ububyutse ariyo nyigisho, icyifuzo kiri torero, kandi ububyutse ni nacyo gisubizo cyonyine dukeneye. Ibibazo byose isi ifite, ububyutse buje byakemuka, ko dufite ubuhamya bwinshi, dufite amateka twagiye tumenya y'abantu bagiye bajya mu bubyutse, byaba ari ibibazo by'ubukungu, byaba ari ibibazo bijyanye n'imibanire y'abantu n'abandi. Nko muri Amerika abazungu n'abirabura ntibavuganaga, ububyutse buje baravugana. Ububyutse tuzi uburyo bwatumye abantu bagira impuhwe, Yesu ajya kujya mu ijuru yarababwiye ngo azabohereza umwuka wera, abategeka kutava aho yababwiye, ngo ahubwo barindire ibyo data yasezeranye yuko mu minsi mike bazabatirishwa umwuka wera. Uyu munsi rero ubaye wabereye mu mujyi Yerusalemu, abari baje muri uwo mujyi baza kumva mu gitondo saa 3 za mu gitondo abantu bavuga mu ndimi nyinshi, zari indimi zivuga butumwa, ntabwo zari indimi nk'iz'abantu bavuga uyu munsi. Abantu buzuye umwuka wera, babatijwe mu mwuka wera, hari indimi bavuga, ariko zimwe n'iz'abantu, izindi n'izo mu ijuru. Ariko kuri uyu munsi wa Pentekote zari indimi zivuga butumwa, kuko abari mu isoko baravuze bati ko twumvise bari kuvuga Imana mu ndimi z'iwacu. Baravuga ngo basinze, ariko Petero arababwira ngo ntabwo twasinze, ngo ahubwo urya mwishe mukamubamba n'ukoze ibi, ngo akomeza kubahamiririza n'andi magambo akomeye. Inyuma bamubaza ikibazo rero, ikindi kibazo bamubajije, baramubaza ngo dukora iki, ibi bintu nk'ibi ngibi byababayeho twabibona dute? Arababwira ati rero ibintu by'umwuka biremera, ni ibintu Imana itanga ku buntu, ni isezerano ry'abantu bose, mwebwe nimwihane. Kimwe rero mu bintu bizana ububyutse ni ukwihana. Ububyutse ntibusigara no kwihana, ntibusigara n'amasengesho, ntibusigara no kwezwa. Yarababwiye ngo nimwihana, ngo iminsi myiza iraza iturutse ku Mana, namwe kandi murabibonaho. Ibyo rero nibyo yavugiye kuri uwo munsi, kandi ububyutse ni ikintu cyiza. Nahoze iyo usomye Bibiliya, ntabwo wavuga ububyutse utavuze umwuka wera. Nta bubyutse bubaho nta mwuka wera uhari. Ibindi byose twakora nta mwuka wera uhari, aba ari iby'umubiri, aba ari ukwishimisha,
ariko ububyutse butagira umwuka wera ntibubaho. Kandi nta kintu gisimbura umwuka wera mu itorero, ntacyo. Ibintu byose abantu bakora ntabwo bisimbura umwuka wera. Abize ekonomi uzi ko batubwiye ko ugiye kugura inyama ugasanga zidahari wagura ifi, ni ukuvuga ngo ifi zasimbura inyama. Batubwira ko uramutse ubuze ibishyimbo wagura amashaza. Batubwira yuko uramutse ubuze ikote ry'imbeho wagura umupira. Byose bikora ikintu kimwe, ariko mu bintu by'umwuka, mu bintu by'itorero, nta gisimbura umwuka wera. Mwe mubizi neza, teoloji niyo wakwiga ukagera hehe ntabwo yasimbura umwuka wera. Nta kiwusimbura, nta rusengero rwasimbura umwuka wera, nta muhanzi, nta mbyino, nta nyigisho, nta kintu gitoya. Niyo mpamvu umwuka wera, impamvu nta kiwusimbura, iyo kiza kuba gihari Yesu yari kukivuga. Mwibuke ko ijambo rya nyuma Yesu yavuze umwuka wera. Kandi muzi ko iyo umuntu agiye gupfa cyangwa yapfuye, babaza umuntu bari kumwe nawe bati wowe bari kumwe nawe ni irihe jambo yasize avuze? Ijambo rero nyiri itorero yavuze bya nyuma yaravuze ngo icyakora muzahabwa iki? Umwuka wera. Nuko yarazi icyo umwuka wera avuze ku itorero. Ubu mwese mwabyawe n'umwuka. Umwuka wera ni utuma ijambo ry'Imana uryumva rigacengera muri wowe. Umwuka wera akarimeza rikagira ububasha rikagutsinda. Umunsi wa Pentekote wenda gusohora, Yesu ari gusezera abigishwa be, yabajyanye i Galilaya. Baramubaza bati imyaka ibaye 3 kandi ugiye kujya mu ijuru, ariko se udusigiye iki? Ko wari waratubwiye ngo ngabasize byose ngo uzabakubira inshuro 100 ubahe n'ubwami, none ukabavuze ko ugiye kugenda. Ni igiki usigiye twebwe kababanye nawe tugasiga byose? Bara bafite ibibazo byinshi abigishwa ba Yesu, intumwa 11, bara bafite amadeni, bafite ibirarane kuko bari barakoze akazi badahembwa, babana na Yesu ntabwo bigeze bahembwa, nta hantu muzi umushahara wabo. Yarabasigiye guhagarara bakamuvugira. Mwibuke ko Yesu atigeze akora igiterane na kimwe amaze kuzuka. Abo yiyeretse abantu baziranye. Yesu amaze kuzuka ntabwo yigeze akoresha iteraniro, yagendaga yiyereka abantu baziranye, akababwira ati ni ngewe. Abasanze ku nyanja, abasanze mu nzu, abasanze bari muri Yerusalemu bajya muri Emawusi, umuntu wese akamuyereka amubwira ngo ya gahunda kwa dufitanye bigana babwiye nazutse ndi muzima. Wavuga ngo mbwira niba koko ari wowe, akavuga ati ni ngewe. Yasanga utanahari wasibye akazagaruka, kuko yasanze Tomasi adahari. Tomasi aravuga ati ngewe nintabona inkovu ze aho bateye imisumari ndahazi, bamuteyemo ferabeto mu biganza cy'iburyo n'icy'ibumoso no mu maguru, kandi nabyo simbyemera adakwema imyenda ngo ndebe mu rubavu aho bashyizemo icumu. Yesu rero kuko yarazi ko agomba kubimwereka aragaruka, aravuga ati Tom, uremera ko noneho nazutse? Ati nyereka ibiganza. Ikiganza cy'iburyo urareba aho bakubise ferabeto, amwereka n'icy'ibumoso, aramubwira ati reba mu birenge aho bateye wa musumari, amwereka n'inkovu yo mu rubavu, aravuga ati ni njyewe. Amaze kubyemera aravuga rero genda ubimvugire. Yesu yasize akazi, aravuga ngo ntabwo nzakoresha igiterane, ngiye kubiyereka, nimurangiza mujye kumvugira yuko mwambonye. Mujye kumvugira he rero? Mujye kumvugira he? Niba ari ikintu cyari gikomeye ni ukuvugira Yesu ko yazutse kandi yaragiye. Kumuvuga muhagararanye byari byoroshye. Umugabo yari yikiriye aho yageze kwa se, arababwira ati kubera ko kumvuga bigoye nzabaha imbaraga zo gutuma mubishobora. Ubu mwese uko mwicaye hano mufite ibintu mwavuga, ariko bitewe n'ubwoba n'inyungu mufite zo kutabivuga mugaceceka ngo mudapfa. Avuga iby'Imana atitaye kuba bibwira, atitaye no ku ngaruka byamugiraho. Abapantekote bakeneye imbaraga z'Imana zo kuvuga ibyo tuzi. Amen. Ibintu tuvuga icyambere nibyo, ibintu turimo nibyo kandi nibizima. Ariko isi iratubwira ngo ngo nkameme mushyire mu gaciro, ngo mujye mugira ubwenge. Muri ibi ngibi nta by'ubwenge bubamo, tuvuga Imana kuko turayizi, tuziranye nayo. Haleluya! Imbaraga z'umwuka wera Yesu yazitanze kugira ngo
tuvuge ibintu utapfa kuvuga. Ikintu gikomeye zatumiza imbaraga zimanuka. Mwibuke ko abigishwa be bari abanyabwoba. Iyo umuntu adafite imbaraga z'Imana aba afite ubwoba. Petero yarabanje aramwihakana, murabizi. Intumwa ze ntabwo zamushyinguye. Muzi ko yashingura Nikodemu na Yosefu kandi ntabwo bari intumwa ze. Ni ukuvuga ngo aba bagabo kubasigira itorero ngo bajye kuvugira bafite ubwoba ntabwo ari abo kwizerwa. Ntabwo abantu tugira umwuka wera badafite izo mbaraga wabizera. Arababwira ati ndabizi mwize theology. Umuntu wize imyaka 3 abafite bachelors, abafite degree, abafite license, bayibize imyaka 3 bari barigishijwe n'abapasteri, bari barigishijwe na nyir'ubwite na nyiri torero, bigishijwe n'Imana. Ariko nubwo bari bazi ibintu byinshi nk'iby'abapantekote muzi, ntibashobora kubivuga kuko imbaraga zo kwivuga ntazo bari bafite. Korali ziri hano Jehova Jiri, korali Amahoro, korali Rayono n'izindi korali ziri hano n'abandi bazaza ejo. Ibintu turirimba biroroshye, n'iyo twigisha biroroshye. Igikomeye ni ukubishyira mu bikorwa dutashye. Abapantekote ibintu bazi, ibintu twebwe tuzi. Ntabwo mukeneye abigisha b'ibitangaza, ahubwo ni ugufata ibintu muzi mukabishyira mu bikorwa. Abigishwa ba Yesu ntibari bakeneye ibiteoloji, bari barize bihagije. Ariko hari amashapitire Yesu yasize y'abantu biga shapitire. Iyo ufite isomo hari amashapitire wiga. Yesu yigeze ababwira ati andi mashapitire ndayaretse. Yaravuze ngo nifite byinshi byo kubabwira ariko ntimubasha kubyihanganira. Andi mashapitire muzayiga umwuka yaje. Hari n'ibindi bintu umwuka yigisha umuntu. Nubwo mwese muri hano mwitwa abadeperi n'abapantekote, hari ibyo adeperi itajya yigisha abantu. Umwuka w'Imana hagusanga hakwigisha uko witwara, utigishijwe n'itorero ryawe. Hari na pasiteri ukaba ufite amabwiriza umwuka yaguhaye. Hari amashapitire asigara umwuka barayigisha abantu ba Yesu. Amen. Reka mvuge nihuta, mvuge kuvuga Yesu ukuntu byari bigoye iyo batagira umwuka wera. Icyambere, Yesu yarapfuye Pantekote banyuma y'iminsi 50, ubwo n'ukwezi n'iminsi 20. Yesu kugira ngo apfe habaye ubufatanye bwa politiki, abanyepolitike n'abanyedini nibo bakoze inama yo kwica Yesu. Abanyepolitike murabazi, ba Herode, ba Kayifa n'abandi, muzi ko Yesu yaburanye mu manza nyinshi. Igihugu cya Isiraheli cyari cyemerewe abayuda guca imanza zose zijyanye n'imibanire y'abantu, ariko urubanza rujyana no kwica bakarurekera ubuyobozi bwa leta y'Abaroma. Kwica Yesu rero byasabaga ngo abeho inama y'abatambyi iri kumwe n'abayobozi ba politike, wongeyeho n'abasirikare n'abapolisi, nibo bakoze inama yo kwica Yesu. Niyo mpamvu ikiraka cyo kurinda Yesu cyari kirinzwe n'abasirikare. Bwari ubufatanye rero bwa politike n'idini kugira ngo Yesu bamwice. Noneho itorero ryagomba kuvuka rigasenya ikinyoma cya politike n'ikinyoma cy'idini. Gusenya ikinyoma cya politike no gusenya ikinyoma cy'idini. Ikihe kinyoma? Yesu amaze kuzuka, abari barinze imva, Yesu yarazutse, Bibiliya tubwira neza ikerura ko bikubise hasi bakamera nk'abapfuye, hanyuma bakajya gutanga raporo kwa Fande, ku muyobozi mukuru ushinzwe umutekano. Baramubwira bati nyakubahwa, twakoze akazi kenshi iri joro ryo, twagiye kubona tubona marayika araje afata cya gitare arakibirandura akicaraho. None ayo niyo makuru dufite, wa mugabo yazutse ntabwo akiri mu gituro. Tubigenza dute ko ari ukuri twabonye? Abatambyi b'abanyedini baravuga batumva rero mwebwe turabaha akantu tubagushe neza, muceceke, mugende muvuge ko bamwibye nijoro musinziriye, mwishije icyaha ko bamwibye. Ngo baragenda babwira umuyobozi w'ingabo bati twasinziriye, twagize ibitotsi byinshi, none bamwibye. Bibiliya ikavuga ngo icyo kinyoma ngo kibukuri kugeza amagingo n'ubu. Bivuga yuko icyo kinyoma cya politiki. Ni gute leta ya Roma iza kuvuga yuko Yesu bamwibye, kabishyira mu igazeti, kabitangaza mu binyamakuru? Roma, iyo bavuga Roma muyumva yoroshye. Roma bwari ubwami bw'abami, nta wundi wari ukomeye nka Roma icyo gihe.
Roma rero iratangaza ngo turatangariza abaturage bose yuko wa mugabo witwa Yesu bamwibye. Noneho ariko abatambyi, abanyedini ndetse n'abayobozi b'ingabo n'abashinzwe umutekano n'abanyepolitike bari bazi ko Yesu yazutse. Noneho mwibaze kuzahagarara imbere y'abo bayobozi bakomeye ukavuga ngo wa wundi mwishe mukamubamba ni ukoze ibingibi mureba. Imana ari cyane gutanga imbaraga zo kunyomoza ikinyoma cya politike n'idini. Buriya nubwo mwicaye hano mufite amakuru menshi, mufite iby'Imana byinshi, ntabwo ikibazo ari teoloji, ikibazo si indirimbo nyinshi, ikibazo si abigisha, ikibazo n'imbaraga zo kubivuga. Amen. Imbaraga z'iki? Zo kubivuga. Imbaraga zo kubaho nk'uko ubutumwa bwiza buvuga. Imana yatanze umwuka wera kugira ngo banyomoze ikinyoma gikomeye, bahangane n'izo nzego, barabafunga bakava muri gereza. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, izo mbaraga zaje kugira ngo zisenye imico. Ubu hari imico iri kwaduka mu itorero ku buryo uyisenye wahangana n'abari kuyikora. Hari imico yaduka ivuye hanze, kuko iyo umuriro umaze kuzima abantu barahura undi muriro. Buriya mu itorero Yesu tutabungabunze ibimenyetso by'umwuka wera, ngo tubungabunge ibikorwa remezo by'umwuka wera, ahinjiramo n'undi muriro umeze nk'umwuka kandi ari birahurano. Mukabona mu itorero hari n'ibindi bintu, kuko iyo umwuka adahari abantu bashaka ibijya gusa nk'umwuka, kugira ngo bemeze abantu ko umwuka hari bakora ibintu bimeze nk'umwuka. Ariko uwo ni umuriro w'umurahurano. Naze mvugana n'umushumba data wacu Pastor Tabaro, nagize umugisha mu gihe twabaswa umwuka wera, twarabajeni icyo gihe twari tukiri bato. Yayoboraga ibiterane bikomeye cyane, abazi mu butambamo tujya gushakisha ahantu hari umwuka wera ngo tuwuzuzwe. Noneho rero buriya abaririmbyi bumva baririmba bwire gutya, igihe turi kuririmba cyangwa twishimye, ikintu gikwiye kubaho ku bari kuririmba n'abaririmbirwa ntabwo ari amashi, ntabwo amashi ariyo gisubizo, ntabwo ari feedback y'indirimbo n'ibihe byiza. Ni ukuvuga mu ndimi nshya mu kuzura umwuka wera. Amen. Kuko ibi bintu biba birimo imbaraga zikomeye z'Imana, biba bikwiye kubonekamo imbaraga z'umwuka wera no kuvuga mu ndimi nshya, umuntu akumva icyo Imana ivuganye nawe. Hari igihe tuvuga tuti dukoma amashi kuko nibyo, ariko dukeneye ko umwuka wera agira icyo avugana n'iteraniro. Amen. Twarabyinaga nk'uko tubyina, tugatera amakorasi atanabona, ducanga itadowa cyangwa agatara k'agakoroboyi, ariko tukuzura umwuka wera. Twebwe nicyo cyatubagaho, nta ngoma, nta ndirimbo, nta mashyi, tukuzura umwuka wera, tukavuga mu ndimi nshya, tukerekwa, tukagira ibimenyetso by'umwuka, indwara zigakira, abademoni bagahunga. Ibyo bimenyetso birakenewe mu izina rya Yesu. Amen. Bagomba gusenya imicoro n'imigenzo ya Kigiriki. Imigenzo ya Kigiriki yarasigaye mu Baroma. Icya gatatu, bagomba kujyana ubutumwa ku isi yose. Isi y'icyo gihe, uko isi bayivuga icyo gihe, babujyane bavuga iki, bavuge uruhe rurimi, babigenze gute. Imana yabahaye umwuka wera ngo bajye kuvuga ubutumwa ku isi yose, kandi barabikoze biremera. Icya nyuma, nubwo bavuga byinshi, baba bafite ibimenyetso n'ibitangaza bibaherekeza. Ibimenyetso n'ibitangaza bibaherekeza, bajya kuvuga ubutumwa bwiza, ibimenyetso bikabaherekeza. Bari bakeneye rero umwuka wera ukubafasha. Niyo mpamvu rero kino giterane ni cyiza, kandi nkaba nasaba korali Erayono n'abandi mwese ufatanyije muri kino giterane ko igiterane cy'ububyutse kidakwiye kuba rimwe mu mwaka, ahubwo ububyutse mu gukurikirana kwiza igihe buzazira. Igiterane kirangira dutashye, abo mwatumiye batashye, korali Erayono mugende mwenyine, nta wundi muntu muhamagaye, nta n'umushyitsi. Ibintu by'umwuka bibarimo ndabizi, mwiherere mujye mu cyumba musenge, muzure umwuka wera. Amen. Ibi bintu by'umwuka birafata, ni ibintu Imana itanga. Umwuka wera ntabwo bamuririmba baramutunga, ntabwo baririmba umwuka wera, banamwigishaho, baramutunga, bagira umwuka wera mu buzima. Korali Erayono, iyi projet muyigira umushinga, mugira umushinga muri uru Rwanda, muvuge muti mu makorali yo mu Rwanda arenga 3,000 arenga. Korali Erayono, uyu mushinga cyo giterane kigiye kuba ronchi, kuko uwayoboye gahunda yavuze ati Uwiteka tugarutseho, yabivuze ati nyegere irongera tumurikiye, nimureke hano i Remera. Haleluya. Habimbarutse y'ibyo Imana yavuze kuri kano karere. Hari amakuru dufite y'ibyo Imana yavuze kuri kano karere, yavuze ku karere k'ibiyaga bigari
birimo Tanzania, birimo Kenya, Uganda, Uburundi n'u Rwanda na Kongo na Sudani y'Epfo. Kano karere karimo umuriro, karimo itorero. Niyo mpamvu rero Imana yavuze ibintu bikomeye ku rubyiruko, ivuga ko izasuka umwuka wera. Murekeye kumvikana inkuru mbi muri kano karere. Umwuka w'Imana amanuke ahereye mu Rwanda, ahereye i Remera. Kandi wajya mu masezerano y'i Remera ashobora gusanga muri aya makuru yuko iby'Imana yavuze bizahera muri uyu mujyi. Remera iri hagati mu mujyi, ituranye na stade ebyiri, iri hafi y'isoko rikomeye, ituye hafi ya Nyarutarama. Hano hantu hakwiye kuba isoko y'ububyutse muri uru Rwanda. Haleluya! Korali Erayon, iyi proje muyigire yanyu, ububyutse buzabageza ahantu mutari buzagere, buzabakoresha ibintu bikomeye. Amen. Ibi bintu birashoboka kandi birafata. Kasubira n'ijambo ry'Imana nihute. Ariko kubera ko mfite umwanya muke sinzajya mvuga, sinzajya nsoma, nzajya mvuga umurongo wonyine nihute kugira ngo ya minota bampaye itaza kundangirana. Yusomye mu Balewi ibice 6 umurongo 5, hari ikintu wasanga. Hari itegeko rivuga ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka, ntugasinzire. Umutambyi ajya gushyiramo inkwi uko bukeye. Ibintu by'umwuka ni ibintu umuntu ahabwa n'Imana yatabirinda bikazima. Ibintu by'umwuka birazima, ubukristo burazima bugashira. Urusengero rwiza twubatse ubu mwese mwagwa ntimurugarukemo. Nge nabonye isengero ziruta izi ngizi zo muri Suwede muzika ari ubutumwa bwaturutse. Nagize amatsiko ndi mu mujyi wa Stockholm, mu mujyi wa Suwede. Ngezeyo nzenguruka uwo mujyi ngo ndebe ahantu haturutse ububyutse. Ngiye kubona mu isengero bagurishije kubera yuko batugusha n'Abayisilamu. Zari z'Abapantekote zubatse neza. Nagiye mu rusengero ubwanje nsangamo abantu 3 mu rusengero. Rwa rusengero rwiza nkuru nsangamo abantu 3 basigayemo. Ubwo twagiyemo nabo twabaye 6. Urusengero rurimo abantu 6. Muraba kuntungana baraguye bararangira. Ibintu by'umwuka ni ibintu bizima. Iyo mutongeye mw'inkwi muri uyu muriro urazima. Niyo mpamvu rero inkwi zo gutuma ububyutse bukomeza harimo kwihana, harimo kwezwa, harimo ijambo ry'Imana, harimo amasengesho. Niyo mpamvu babwiye Aroni ngo umuriro uhore waka ku gicaniro ntukagire ubuzima. Uyu muriro ni uwuhe? Wacanywe nande? Byagenze gute? Abasoma igitabo cy'Abalewi, Imana yababwiye ati muzazana inkwi nge nzacana umuriro. Uyu muriro Pantekote nta muntu wawucanye, ni Imana yawumanuye uwuvana mu ijuru. Niyo uzimye ntabwo tuwurahura hano hafi. Uyu muriro yuzimye gahunda n'ubundi kujya kurahura hehe mu ijuru ku isoko. Bashyira inkwi hafi aho, Imana imanura umuriro ku gicaniro. Umuriro umaze kumanuka, Imana ibwira Aroni n'abana bati muwurinde rero. Njyewe ndacanye namwe muwurinde. Kandi itegeka abatambyi kujya benyegeza bashyiramo inkwi. Abatambyi muri hari abapasiteri abayoboye abandi, nitwebwe bo gushaka inkwi tugashyira muri umuriro wa Pantekote kugira ngo utazima. Bukeye babana rero bakwa Aroni bararangara bati yose ni imiriro, n'ubundi yo yaka ibimeze kimwe. Umuriro wari wamanutse uvuye mu ijuru n'umuriro wo guteka yarasaga. Aho bitandukanye naho waga waturutse. Babonye uzimye baravuga ati muri karitsiye baracanye. Bajya gushaka amakara hano hirya mu Migina. Bavuga ati imiriro yose ni imiriro bipfa kwaka. Barawuzanye rero barawuzana abana ba Aroni. Bawushyize mu gicaniro cya kindi. Imana ituma wa muriro uturika urabica. Imana iravuga ati ntimunabaririre kubera yuko bazanye umuriro uturutse ahandi. Iri torero rero utabaye maso, hari indi miriro yindi yarahurwa ikiroha mu itorero tukagira ngo n'ububyutse, naho ni ibindi bintu bindi bivuye kwa Satani. Kamabwira ikintu amaze kumenya, Satani ntabwo azasenya itorero surutu muri Afurika. Muri Afurika dufite ibibazo bituma dusenga. Dufite ubukene, dufite inzara, dufite intambara, dufite ibintu bituma dushaka Imana. Nubwo twaba tutazajya no mu ijuru, ariko dufite ibindi bibazo by'inahangaha muri Remera Imana yasubiza. Dufite uburwayi budakira, dufite amadeni adashira, dufite imanza. Mbese muri Afurika, itorero ryo muri Afurika rishobora kutagira ubuzima bw'umwuka, rigakomeza rigasenga ritajya no mu ijuru kubera ko hari izindi nyungu zindi zitari iz'umwuka ziba mu itorero. Ushatse gukora ubukwe abona bamutwerera, n'upfuye bamunyuza hano niwe bakamusomera misa bakamuherekeza. Hari izindi nyungu zindi ziba mu itorero zitari ubugingo. Muri Afurika ntizapfa kuzima. Satani rero cyamaze kumenyaho niki.
yabonye ikintu atagikuraho, yabonye kusubiremo, yabonye ikintu atagikuraho ahinduka wa wundi muri banke umunyamigabane. Satani ashobora kudakuraho korari Jovayire, ntabwo Satani yazabakuraho, cyakora yashyiramo abakozi be muri korari yanyu. Erayono Yesu azasanga mugihari, kubakuraho nta Satani ntacyo mutwaye. Yavuga ati okay, nimba kuraho baramenya ko kabaye, reka mbare cyako kiremo amashares kiremo imigabane. Itoro rya Deperi ntugire ngo ryashiraho, Satani ntabwo azaza kurimaraho, ariko ashobora gushyiramo imigabane ye. Iyo umuntu afite imigabane mu kintu runaka afite mu ijambo, Satani ashobora gushyira imigabane muri toro rya Deperi. Imigabane nyine umunyamigabane nawe yicara mu bandi, bakajya mubona mu iby'Imana n'ibyande n'ibya Satani, agashyiramo imigabane. Ushobora kuba uri hano witwa ubukirisitu, ariko ufite imigabane ya Satani mu buzima bwawe. Satani ntabwo azasenyera itorero, ariko niturangara muzabonamo imigabane ye, kandi agenda ayongera ibe myinshi. Imana iturinde. Igituma itorero rigira ownership, rigira ubwigenge, rikagira identity, nuko rero ryuzuye umwuka wera kugira ngo iyo migabane ya Satani tuyisohore. Hari ijambo nakunze mu Bibiliya riravuga ngo icyo mwana w'umuntu yerekaniwe n'iki, ni ukugira ngo amaraho imirimo ingahe. Icyo umwana w'Imana yerekaniweho n'iki, kugira ngo agira gute amareho imiki imirimo yose yande ya Satani. Icyatumye Yesu apfa ni ukugira ngo icyitwa umurimo wose wa Satani mu itorero kiveho. Ni twebwe n'abanyetorero bakureba niba nta migabane ya Satani iri muri twebwe, iri mu bugingo bwawe, iri muri korari. Imana idufashe. Iyo umuriro rero uzimye, dushobora kurahura undi usa nk'uwo, ariko ukagira ingaruka kuba wurahuye. Umva rero, iyo umuriro uzimye tujya hehe? Iyo muvuze ngo ububyutse, ni ukuvuga yuko hari ikibazo cyabaye. Nujya kusoma mu gitabo cya 2 cy'Abami 18:36, simbasoma kubera umwanya. Hari igihe ibi bintu byigeze kuzima mu Bisiraheli. Ibi bintu by'umwuka birazima. Uko mujya mubona isi iri gutaka ivuga ngo tubungabunga ibidukikije, imvura ntigwira igihe, yagwa ikagwa nabi, ni nako no mu mwuka bigenda. Iyo abantu bakora ibyaha bahumanya ikirere cy'umwuka, ku buryo bahumanya ibidukikije by'umwuka. Mu gihe cya Isiraheli rero baraguye. Cya gihugu muzi cy'amata n'ubuki kiri mu rusengero rwiza baragwa, bigeza aho umwami Ahabu, mujya mugira ngo ntabwo yari umwisirayeli, yari umwisirayeli, ashaka umugore witwa Yezebeli. Araza utununga twose, insengero zose ashyiramo ibigirwamana, abantu barabisenga, abahanuzi barabica barabarangiza. Hasigara Eliya. Arangije aravuga ngo igisubizo cyasubiza itorero, cyasubiza Isiraheli ku murongo, ni ukurahura hehe? Mu ijuru. Korari Jovayire ngira ngo igira indirimbo ivuga ngo barahura mu ijuru. Amen. Yesu nashimwe. Gahunda no kurahura mu ijuru. Eliya yagiye kurahura mu ijuru, umuriro uramanuka. Amen. Kamabwira mwebwe mwicaye hano, Eliya yari umuntu umwe, atumira iteraniro ry'abapfumu 850 riruta mwebwe. Eliya yahagaranye n'abarozi, arabwira ati ejo na gahunda y'amateraniro. Eliya yabaye mu iteraniro ry'abapfumu n'abakonikoni 850 basangira n'umwami, babigize umwuga, batsinze ibizami byo mu kagari, byo kuroga, byo mu mudugudu no mu murenge no mu karere no mu ntara, bemerwa n'urwego rw'igihugu, bahabwa certificate. Abapfumu bariraga ibwami, abarozi n'abakonikoni n'abashikisha, ababayari nande wundi nashe 850. Uyu mukozi w'Imana aravuga ati ejo n'iteraniro ry'abapfumu n'abakonikoni arihagararamo. Haleluya. Umupantekote umwe wuzuye umwuka w'Imana, umwe wenyine, umwe umupantekote umwe wuzuye umwuka w'Imana, yahangana n'abapfumu 1000 n'abapagani 1000. Abapantekote bakera mwicaye hano, umupantekote wakijwe mu kigo aragihinduraga. Abantu bakijwe kera, umwana umwe mu kigo, ikigo cy'ishuri, wuzuye umwuka w'Imana, yahinduraga ikigo cyose kubera umwuka w'Imana umurimo.
abasirikare murabizi mupana ko tumwe ntiwaturana n'abapagani igihumbi ngo bagutera ubwoba muri imye tavangu ndetse n'umwana mutuze gusenga ntabwo azagira iki ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusa kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera. Eliya ntiyagize ubwoba, yabwiye abapfumu babandi babigize umwuga bafite certificat, arababwira ati nimubanze nge nubwo ndi umwe ndakora mushoje. Umva abapande kuki mutigirira icyizere. Ngewe mbabazwa n'umuntu ubukristo mwumva ari ikintu gito. Hari umuririmbyi yavuze ngo ngende umukristo icyo ni ikintu. Ngewe njyavuga ngo ubukristo n'urundu ngo gihumurize iki umutima wanjye. Eliya arababwira ati ngewe ndakora nimugoroba. Abapfumu 150 bafite ibyangombwa ni nk'ubu dini mubona bwose bwuzina ahangaha muyamububona. Umunsi iri toro gashize yongeye kugira ubuzima tuzabumiragura mu nyiyo imanzi bamenye bwagiye. Buri amadini yashinga kubera yenye za DPR ko ibibazo twahuye navyo zatunye abantu bashaka utudundi ariko umunsi imbaraga zizagaruka inkoni ya Mose izamira inkoni za Farawo zose. Umunsi tuzongera kugira ibihe nk'ibya kera inkoni ya Mose izamira inkoni za Farawo. Inkoni imwe yazimize zose. Eliya aranahura mu ijuru kuri Pentecote byo nabivuze simbisubiramo. Yabavuze ubyutse mwumva iki? Yavuze ubyutse ni iki mwumva? Hari abantu bavuze byinshi ku ubyutse nta mwanya afite so bigaruka ku munsi w'ejo. Ariko umwe yaravuze witwa Billy Graham yaravuze ngo ubyutse ni igihe ijuru ryaje kuba mu isi, ngo ni igihe ijuru ryamanutse bikaza gutura inahangaha. Aho ngara aravuga ngo ububyutse ngo ni igihe Imana isuye abantu bayikabazanira ubuzima bushya bityo bagakanguka bakegera Imana bakanayikorera. Undi aravuga ngo ububyutse ngo ni urukingo Imana ikingira abarokore, urukingo rw'ubuzima bushya bigatuma bahinduka abantu badasanzwe. Ntabwo ububyutse nabutindaho ariko tuzavugaho ku munsi w'ejo kuko dufite amahirwe yo kuzabana ku munsi w'ejo kandi dukeneye no kumva izindi ndirimbo ariko dukeneye ububyutse apana amagambo. Abo dukeneye amagambo dukeneye ububyutse kuko twarasinziriye. Hari ibintu byinshi rero bisa n'ububyutse tutakwiye kwitiranya. Kimwe kambuye ibintu nka 7 mudakwiye kwitiranya n'ububyutse. Taza kuvuga ngo ububyutse burahari ngo nuko twateraniye hano. Icyambere ubwinshi bw'abayoboke b'amadini. Ubwinshi bw'amadini cyangwa se ababa mu nsengero ntibusobanura ko amadini benshi n'isengero n'abantu buzuye insengero ari ububyutse. Cyakora y'ububyutse buje abantu baba benshi ariko kuba benshi si ikimenyetso cy'ububyutse. Icya kabiri kugira abantu bifashije benshi abantu bakize. Iri toro rya Pentecote ryatangijwe n'abantu bakennye. Abantu bamwe muri mwebwe muzi neza ko iri torero abantu bari abakene bicara ku nkarakara bavuye muri kiliziya ifite udatangamo n'umusanzu habe n'ituro, ariko ububyutse buza mu tuzu duto ku bantu b'abakene mu byumba. Ntabwo amafaranga mufite n'amashinga mufite y'imigisha n'amazu n'amamodoka n'amashuri n'ibiki bivuga ububyutse, kuko u Rwanda rwacu n'umuntu udasenga azakira. Igihugu gifite icyerekezo gifite aho kijyana abanyarwanda. Niba ari n'inka ufite na gahunda y'igihugu aho gahunda yagira inka, ntabwo wavuga ngo ufite inka ngo ufite ububyutse. Leta izayiguha. Niba utagira n'inzu yenda kugwa gahunda y'igihugu izakubakira inzu ikuvane mu manegeka ikuvane muri ruhurura. Ibyo ni ibintu bitoya n'abadasenga barabigira. Imodoka zanyu ntabwo zirutse abapagani. Abazaye mu modoka hano mufite n'amashimwe y'imodoka. Imodoka zanyu zirutse abapagani. Mugende muri ama modoka y'imuri mu mujyi wa Kigali mubaza barimo ko bajya basenga. Ibyo rero ni imigisha iri rusange cyakora n'Imana yabikoze ariko si ikimezo cy'ububyutse. Ariko na n'ububyutse yo buje buvana abantu mu bukene, buvana abantu mu bujiji, buvana abantu mu byaha bakamenya kuzigama, ariko ntabwo imigisha yo mu isi ari ikimenyetso cy'iki cy'ububyutse. Kudasiba amateraniro. Ubuse hano musiba amateraniro
tuyakora mu gitondo. Nyarugenge bakora mu gitondo ranchawa, kuwa gatatu, iminsi yose. Mushobora kutayasiba ariko ntabwo byutse mufite. Cyakora ububyutse yo bwaje abantu ntibasiba amateraniro kugira ibihe byiza. Hajya ati twagize ibihe byiza i Remera, korari yaririmbye, twari dufite abavuga butumwa w'ibitangaza, sinzi n'amazina yawe iyo mwabakuye. Ariko ibihe byiza no muri Guma Guma barabigira. Guma Guma muzi ibihe byiza byo muri Guma Guma. Muzi ko ngiye ndi umunyaremera ntuye hano. Hari igihe Rayon Sports itsinda hano kuri stade, bagafata byeri bakazishyira mu mabase bakazoga, bagize ibihe byiza kuri stade batsinze. Ntimubizi se ko polisi abarindira umutekano? Ibihe byiza rero biri mu maraso yacu. Niba utagira ububyutse wabyina, wahimbarwa, no muri Guma Guma barafashwa. Ariko ububyutse nanone iyo bwaje ufashwa mu mwuka, tufashwa mu mubiri. Ububyutse ntibwaza ngo ibihe byiza bibure kuza. Ikindi, abantu benshi bize teoloji, bize Bibiliya. Ndashima Imana ko nagiye kwiga Bibiliya. Hagiye wari uzampagurukana ukambwira ngo nukuri umuswa mu bantu bagiye kwiga amashuri Bibiliya nanjye mbamo. Ariko uzajya kubaza mu Bwongereza, ubaza abantu bize teoloji, uzabaze ubutinganyi buri kuberayo. Si bose ariko baze abatinganyi bariyo n'insengero z'abatinganyi bize bafite PhD muri teoloji. Kwiga teoloji ni byiza, ariko kwiga uri umupagani ni akaga. Yagomba kwiga n'umuntu ukijijwe kugira ngo imwunganire. Kwiga Bibiliya ni byiza, ariko bize umupagani umeze nk'umuntu wambaye atoze. Gukora ibiterane binyura ku bitangazamakuru. Ndabizi ko ubu ngubu ejo nari Rubavu kurikirana igiterane kuko nagira ngo umenye uko ikirere kimeze cya hano. Mbona muri kuririmba hano, ndabizi mucisha ku mbuga nkoranyambaga, mwananditse abantu benshi. Abanyamakuru bamwe bari hano benshi baza gutangaza ibiraha. Mu by'ukuri iyo abantu bakoze ibiterane bikamenyekana ahantu hose, bakaca ku maradiyo, publicité, baravuga ati Imana yabanye natwe. Wapi? Niyo wajya ubyanika no mu mihanda na hehe. Ibyo ni bito cyane. Cyakora ububyutse bwaje birivuga. Ububyutse bwaje itangazamakuru rivuga ibindi. Amen. Shaka kuba ndi kubagusha. Ariko nta mahitamo mfite. Ngomba kubabwiza ukuri, nta mahitamo yandi. Iyo dushaka birahenda. Ububyutse hari igihe tuvuga ngo tubanye neza n'izindi nzego. Gasanga itorero aho kugira ngo ribane neza na Kristo, rikabana n'izindi nzego zitari Kristo. Arara. Kamabwire. Y'ububyutse bwaje abafatanyabikorwa baratwubaha. Abafatanyabikorwa baratwubaha. Dukeneye ububyutse aho umufatanyabikorwa anyubaha. Ko ngewe ngorera Imana nyir'ijuru yaremye ijuru n'isi ikabatiza umwuka. Akwiye kuza kundeba ahinda umushyitsi aciye bugufi imbere yanjye. Ko ngewe ngorana n'ijuru ndambasaderi w'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu nta muntu ukwiye kuza kunkanga ngo afite ibintu by'inaha kandi ifite Imana dukorana yo mu ijuru. Iyo byutse buje rero itorero rigira igitinyiro. Abantu batinya itorero bakerizamo abahinda umushyitsi. Bamwe murabizi itorero rya Pentecote ntabwo ntapfa kuryinjiramo no guterana. Ubu hano hari abantu baje guterana, baje kwirebera korari batiteguye gukizwa. Ariko aba Pentecote ntibapfa kubinjiramo. Hari umugabo nzi mu Gatsataho nabaga yanze kujya mu rusengero. Umugore we yari umurokore w'umudiyakoni. Noneho rero akagera ari ku mugore we ngo aze gusenga. Ati bushari wanjye waza, yari umukatolika umugabo we. Umugore we ari umupentecote wacu. Noneho rero abwira umugabo ati waza mperekeje tukajya gusenga mu itorero ryacu. Aravuga ati by'abakore ndabizi birafata. Siniteguye gukizwa. Yaravuze ngo siniteguye gukizwa kandi nijyayo birafata. Ibyo abakore birafata sinshaka kujyayo. None ntibigifata abantu. Baratinyuka bakinjira. Ibyo abakora ntibibafate. Dukeneye imbaraga zifata binjira mu rusengero bagataha bakijijwe bataje kurebera. Umunyamakuru yaza gufata amashusho agakizwa. Nigeze hano urusengero rwa kera hano i Remera, nabayoboye hano College of Irene itabizi. Njye na mupasiri wa hano ni naho basengeye, niho nashingiriwe, niho banyakiriye ndi umunyaremera. Rimwe rero nahaye umuntu ikiraka cyo gusiga umusaraba. Uwo muntu yitwa Stratoni, arema muri Korali Besareli. Yari umukatolike wa wundi konvenki, wa wundi wo kwa Mariya wabyemeye. Noneho tujya gusiga ahantu hari handitse ngo umusaraba n'ibyiringiro byacu. Tujya gutanga ikiraka, ngiye kubona umuntu umuhungu araje no bazanye umufundi. Tumuha urwego ngo asige umusaraba. Ndamubaza mu gitondo, niwe bazanye gusiga umusaraba ko ari ibyiringiro byacu ati urakijijwe?
ati nsengera kwa Mariya. Oya, nkubajije niba ukijijwe. Sinkubajije Mariya, nkubajije niba ukijijwe. Atugubajije iki? Nkubajije niba ukijijwe. Ngo cyakora njya gusenga. Namubwiye nti nukuri kw'Imana, ndi imbere y'Imana ishobora byose, yampamagaye ikamvana iwacu ikazana muri umujyi. Ni wibeshye ukazamuka urwo rwego ukajya kwandikaho ngo umusaraba n'ibyiringiro byacu, wowe utabamo, urahitamo gukizwa cyangwa utahe? Hitamo. Muzamubaze Stratoni, muramuzi ni wa hano, muzamubaze. Namubwiye ngo ni ukuri, ntabwo ujya ku musaraba ngo wandike hariya amagambo yashushanye utahe. Yavuye yakijijwe, aririmba muri Besaleli. Muzamubaze abahano azango buhamye. Numvaga mfite ifuhe kumupagana aza gusinga urusengero rwacu akandikaho ngo umusaraba n'ibyiringiro byacu. Itorero ritakira umunyu w'isi. Isi irarura imeze nk'isombe. Vuga isombe ntabwo iryoha. Abantu uteka isombe bigira nahenda. Impamvu isombe ihenda ni uko ibirungo bayishyiramo. Isombe irarura, uzayiriraho nibwo uzayumva. Isi rero imeze nk'isombe. Noneho ituma isombe riza kwemera rikanahenda n'ibirungo. Niyo mpamvu abateka isombe muri mwebwe muri bakeya. Ibirungo mwabikura hese ko ibirungo bihenda? Ntabwo ahenda isombe, ahenda ibirungo. Ngaya amamesa, ngubwo ubunyobwa, ngibye pinari, ngibye seleri, ngibye inyanya, ngibye imifupa, ukarundamo isombe ukumva rifite ubuzima. Isi nayo imeze nk'isombe itagira ibirungo. Noneho itorero ni ikirungo. Haleluya! Yesu aravuze ngo muri ikirungo. Yesu avuze amagambo 5 ku itorero. Nta jambo ryoroshye na rito ku itorero. Yavuze amagambo 5. Irya mbere yaravuze ngo muri umunyu w'isi. Isi rura, akarere k'iyaga bigari karura, Afurika irura, Amerika irura, Uburayi burura. Imana yaravuze ngo itorero ryanjye ni ikirungo. Nibashyira mu itorero, isi zavuga ngo nukuri tubonye ikirungo. Itorero ni ikirungo. Itorero si ikibazo. Itorero rizima si ikibazo. Riba ikibazo iyo ritakiri umunyu, ariko yitorero ari umunyu riba igisubizo. Icya kabiri Imana yavuze ku itorero, yaravuze ngo muri umutwe ntabwo muzaba umurizo. Umutwe aho uri murahazi, naho umurizo uba murahazi. Ntabwo murabona inka igenda, muzarebaho umurizo w'inkuba, murebe naho umutwe w'inkuba. Yaravuze ngo muri umutwe ntimuri iki? Umurizo. Urumva turi abantu b'imbere gusa. Arongera aravuga ngo umurizo yubatse ku musozi itabasha kwihisha. Arongera aravuga ngo umurizo ariko somwa n'abantu bangahe bose. Aratubwira ngo muri umucyo turi abasitari. Yaravuze ngo muri izuba, muri ukwezi, muri inyenyeri. Ni ukuvuga ngo nta itorero sagaseseshwa rumuri, ntabwo ari akantu k'amabwamabwa ko hasi. Ndashaka ko mwebwe muzamuka mu kwizera, mubanze mwumve ko turi itorero Kristo yaguze amaraso. Mugende mubigendere, mugenda muva muri itorero, mwumva ko uri agaciro kanini. Itorero rero iyo ritakiri ikirungo riba rikeneye ububyutse. Itorero ritagaragaza urukundo rwa mbere. Itorero rya rimwe ryagiraga urukundo rwa mbere. Abantu bazaga hano kagwe tuza hano tuzanye recommandation, bajyaga baduha umugati na mukaru, bigatuma uzagaruka agateka mukaru hano. Abakitsi baje ari ubwa mbere batujyanaga ngabaje ari ubwa mbere. Urukundo rwa mbere iyo rwabuze hakeneye ububyutse. Ibimenyetso byo gusinzira mu itorero birahari, tukeneye ububyutse. Itorero ritakigisha kwera. Ubu ngubu nta muntu ukigisha kwera. Abantu bose bavuga ngo rwose ngo ube modere, ngo ntawe ukizwa, ngo gukizwa ngo ntawe udakora ibyaha. Barababeshye. Gukizwa birashoboka, nubwo bivuna ariko birashoboka. Gukizwa birashoboka. Ubu hari ibyaha mufite cyangwa dufite bidufitiye akamaro. Y'abantu bagiye gukizwa baratoranya bakavuga bati rero ndakizwa ibi nibi. Abantu inzoga igerageza muri bake, ariko ugasanga ntabwo wese akiza inzoga gusa, akiza n'ibindi byose mwasigaranye. Ndashaka kubabwira ko itorero rikwiye kwigisha kwera no kwezwa. Abanyabyaha tukabwira ko ari abanyabyaha mu mazina yabyo, bashaka bakatwica. Ariko itorero ritakigisha kwezwa. Abaririmbyi mumbabarire, nange muzi ko naririmbye, muzi ko navugije ingoma, muzi ko nabaye perezida wa korali. Indirimbo z'abari kora mu mufuka, tera intambwe imbere, ibikuyeho nabo mushaka. Ariko dukeneye kubabwiza ukuri, kanyabyaha bazarimbuka. Dukeneye kongera kubwira abantu ko umunyabyaha ari umunyabyaha. Icyo yaba ari cyo cyose, icyo yaba atunze cyose. Mwihangane ngiye gusoza. Abantu batagikumbura ijuru. Iyo abantu batagikumbura ijuru cyane ububyutse, ubu mukumbuye ijuru.
urumva mushaka kujya mu ijuru? Reka ufite inzu uri kubaka itaruzura urajyayo. Reka ntaho ugiye ufite mariage yawe yahafase urajya kwandi. Ariko abarindi abarukore ba kera baravuga ngo iyo ngira amabamba ngurutse nk'iki abamarayika, ukumva ukumbuye ijuru, kumva gakondo yiwanyu. Iyo utagikumbuye ijuru ukeneye ububyutse. Era yono rero iki giterane Imana ashimye ko kimenyekana ko ububyutse bukenewe. Dukeneye kongera gukumbura ijuru, tugakorera isi nk'abayivamo, tugakorera ijuru nk'abarijyamo. Kansoreze ukorera Imana mu rukundo. Abantu ntibagakorera Imana mu rukundo, bakorera Imana mu bundi buryo. Soreze ku cyanyuma kivuga ngo iyo imigenzo yisinjiye mu itorero haba hakenewe ububyutse. Reka nsoreze hano mbabwira ngo munyemerere dusengere ububyutse. Ndashaka ko dusengera ububyutse. Natangiye saa 11:17, habaye saa 12 utabampaye irarangiye. Ndashaka ko dusengera ububyutse kubera ko birakwiye. Imana ibona nta bubyutse buhari mu itorero, ibona riteye isesemi. Imana yigira noze ikumva ishatse kuruka. Yitorero rirakazu yazi, siri kirisitu, siri pagani, rirarivanga. Imana yumva ishaka kuruka. Kuko udakonje kandi ntubere ndashaka kuruka. Ndashaka ko dusengera ububyutse. Imana ibona nta bubyutse, ibona itorero rimeze nk'urugo rw'umupfakazi. Abapfakazi muri amwihangane. Mu bintu umugabo amaze, mwabagore mwe muri aha ni igitinyiro cy'urugo. Abagore muri aha mwubaha abagabo banyu. Ntabwo muzi ukuntu umugore utagira umugabo bamusuzugura. Umuntu utagira umugabo yaramwigeze bamubonana n'umuntu barimo bakora akazi asanga ati baramucyuye. Nari mfite ntapfa kuyisaba ngo batamwita yuko yatwaye abagabo b'abandi. Iyi torero ritagifite ubuzima bw'umwuka ryaba rimeze nk'urugo rw'umupfakazi, aho umuntu wese akora demande akinjira uko ashatse. Itorero ritagira ububyutse rimeze nk'ikigo cy'imfubyi. Mu kigo cy'imfubyi abana bararya. Mu mfubyi muzabaze barya umuceri, baranywa ikintu batagira nicyo bita mu Gifaransa affection maternelle. Iyo rero nta bubyutse ba mu itorero twongera kumva Imana. Ntabwo twumva Imana. Yesu yaravuze sinabasiga nk'imfubyi nzabana namwe. Iyo nta bubyutse tuba tumeze nk'abari mu kigo cy'imfubyi. Ndanasaba abantu mujya muyobora amateraniro. Ndabasaba rwose nimuzajya mwakira abantu baje. Hagiye mwakira ngo sinzi amazina y'abantu baje. Neno abantu baje gusenga bose baje kwishakira Imana. N'amatitire yawo mujye munayareka. Ariko mujye mwibuka umuntu udahinduka. Nimujya kwakira abantu bose mubahetuye, wibuke nyiri itorero ko nawe hari. Hari igihe mutekereza ko hari abantu gusa. Iyo rero nta bubyutse buhari ntabwo mwumva Imana. Twumva ikintu cy'ubupfubyi bwinshi. Ariko yo umwuka w'Imana hari, ubupfubyi burashira. Iyo nta mwuka hari, nta bubyutse buhari mu itorero, tubura identité. Identité ni ikintu gikomeye. Niba babita barwanya igihugu, babita ibipinga kubera ko ntimugira ibyangombwa. Dukeneye ububyutse kugira ngo abantu bamenye abo turi bo. Iyo nta bubyutse buhari, itorero rirangwa n'imigenzo y'isi, nabivuze bikaba idini. Kubaka idini biroroshye. Kuba umwadeperi biroroshye cyane. Kuba umwadeperi se bisabye iki? Kuba umwadeperi biroroshye cyane. Abagabo twebwe turabadeperi twese mu Rwanda. Ko nta kintu bidusaba. Umugabo wo mu Rwanda udafite amaderede, udatoboye amatwi, wambaye neza, abo umwadeperi. Abagabo bose mu Rwanda n'abadeperi. Nta bintu abagabo twebwe ntacyo dufite. Urwanga rwange ntabwo gushe neza, ngasokoza neza, abagabo bose n'abadeperi bari mu Rwanda. Kibazo kivuka ku bagore. Kano ko umwadeperi n'umugore ntabwo bigoye. Niba hari nk'abari hano ashaka kuba adeperi biroroshye. Sinzara. Iyo marangi barayakuraho. Icyo ni ikibazo. Genda basigeho imiti irangiza amarangi aravaho. Niba ari iz'amaguru niba ari n'iz'ikibazo ikureho. Iyo misatsi washyizemo imiti niba ari ibiki warunzemo genda babikureho. Iyo mini jipe wambaye no kwambara ubusa n'abapantu genda bijugunye ukenyera uze ku cyumweru uzabura umwadeperi. Ubwo uzabukijijwe. Ubwo nyine nukuraho bizabukijijwe. Ntidufite singegera zambaye neza. Dufite ingegera zambaye imyenda igera ku birenge kandi ari indaya. Gukizwa biravuna birenze ibyo. Ibya deperi yigisha ni bito. Kubera ko umuntu ukijijwe kwambara ntibyamunanira. Umuntu ukijijwe kwambara ntabwo byamunanira. Ariko kwambara niba ari byo mwita gakiza. Abayisilamu bazadutanga kujya mu ijuru. Niba ari mwene ibyo mwita gakiza. Kubera yuko umuyisilamukazi bageze ku rwego hari
bambara rinete n'intoki bakazi mujya mubabona. None se agakiza niba ari biriya buri Imana izabajyana mu ijuru ngo ukora ko bambaye kuriya? Umuntu utejejwe ntabwo azabona iki Imana. Iyo gukizwa birani y'abarokore rero bo muri ADEPR bambara ibintu ADEPR yemera, kuko iyo wambaye ibice bakwiga bahaguhagarika, ariko wibye ubeshya umunyamanyanga ibitagaragara. Ndagira ngo mbabwire ko gukizwa bikomeye kuruta kwambara. Kwambara biroroshye, imisatsi wayitunganya udakijijwe, inzara wazikuraho amarangi, ariko nanone umuntu ukijijwe ntiyakwambara ubusa. No, agakiza karavuna kuruta kwambara. Mureke rero twambare nk'ADEPR ariko dukizwe kabajya mu ijuru. Amena. Nihangane ngiye gusenga umuyobozi gahunda nakwikiye gahunda, ariko nsigaje umuntu tumwe. Itorero iyo ridafite ububyutse Imana iribona nk'irisinziriye, nicyo batubwiye kare. Itorero ridafite ububyutse rimeze nk'amagufa yumye. Hari korali yabiririmbye sizari yihe, hari korali iririmbye ngo umuyaga uhuhe, amagufa yegerane, hajyeho inyama, hajyeho imitsi, hajyeho umwuka. Kamabwire aya madini muri kubona amadini ahuza abantu, buriya n'ukwegeranya amagufa akajyaho n'imitsi n'inyama. Ariko hejuru yo kurundanya abantu mu nsengero, dukeneye ko hagira abantu bahanura uko Imana ishaka, kugira ngo umwuka Imana yinjire mu mibiri y'abantu. Abantu baraje, korali ziruzuye, ariko hejuru y'uko abantu buzuye mu nsengero, iyo mibiri yamaze kwinjira mu nsengero, hakeneye undi muhanuzi uhanura uko Imana ishaka, kugira ngo umwuka wera yinjire mu makorali yacu, yinjire mu bashumba, yinjire mu badiyakoni. Abantu baraje nibyo koko twarabahamagaye baraza, ariko imbere y'Imana babona gute? Ni imibiri itagira umwuka. Icyanyuma rero, iyo nta mwuka wera nta buzima, dutakaza uburyohe. Reka sengane namwe, ndashaka ko mufasha tugasenga. Twaririmbye cyane, tumaze no kwiga ijambo ry'Imana, ndashaka yuko dusenga. Mwabyumvise? Mwibuke ko Imana iri hano. Hari mwagira ngo hari abantu gusa. Negeze ndi Nyarugenge mpayobora, noneho Imana iranyereka mu rusengero rw'Inyarugenge. Ngewe nabonye Imana mu rusengero rw'Inyarugenge. Nigeze nicara mpura n'ikibazo gituma nkenera Imana. Irambwira ngo ntago hano hari abantu gusa, nanjye ndahari. Ndashaka kubwira abantu biremera ko mutari hano mwenyine. Nyiri ubutaka, kino kibanza gifite ibyangombwa, nyiri isambu turamuzi. Nyiri itorero mwe kumwitiranya n'abantu. Iyo riza kwa ryubatse ku bantu riba ryaragiye kera. Niyo mpamvu muri ADEPR abantu bayobora bakavaho, abandi bakavaho, rigakomeza rigahagarara. Nkunda itorero rya ADEPR, mu matorero nkunda mu Rwanda nkunda itorero rya ADEPR, kuko itorero rya ADEPR tubatse ku bayobozi. Iyo riza kwa ryubatse ku bashumba banyu riba ryaragiye kera. Ariko umushumba utazimiza muraziranye. Njashima abantu bakwigishije gusenga. Muri ADEPR ibanga abantu batazi dufite, ntitugira pasiteri twubakaho. Uyu munsi abayoboye ejo akagenda, ngenda yoboye i Remera, nyobora mu Rukiri, nyobora Kibagabaga, nyobora Gatata, nyobora Nyarugenge, nyobora Kamashashi, ndi Gisenyi. Ubwo sumva n'umupasiteri wande koko ndi waheye. Izo ntamba naza zigezahe. Ariko wa wundi utameze nkanje, wa wundi batimura, wa wundi badakuraho, uwo nguwo ni ugumana intama, niwe mupasiteri mukuru w'iri torero. Haleluya! Uwo nguwo niwe mwungeri wanyu, umenya aho mutaha. Abapasiteri bamwe ntabwo bazi aho mutaha, ntibazi n'ibibazo byanyu, ariko wa wundi waduhamagaye akabatuza amazina, nuwo gukomerwa amashyi, nuwo gukomerwa amashyi, niwe nyiri torero. Kandi ari muri kino giterane ntabwo harimo abashyitsi gusa. Ndashaka kumenyesha mwese muri aha ko hano atari abantu gusa, na nyiri ubwite arahari. Mwaguke tumubwire tuti turabizi ko hari. Muri kino giterane ntabwo hari abantu gusa, nyiri ubwite, nyiri isambu, nyiri buno butaka, ubaturinze, uzi amazina yacu, uzi aho ntaha, uzi ibimvura n'ibingoyi, ari kumwe natwe. Munyemerere tumubwire ngo turashaka ububyutsi. Ubivuge gusa umubwire uti Imana duha ububyutsi. Turakaza uyazi, duteye isesemi, dore turakandagiwe, ntabwo tumeze nk'umunyu uryoshye, turasuzuguritse, tumeze nk'urugo rw'umupfakazi, tumeze nk'ikigo cy'imfubyi. Mana tubabarire, turashaka ububyutse buhera i Remera. Igiterane cya Erayono gihinduke imbarutso y'ububyutse ku isi, apana mu Rwanda gusa, isi yose itangira itegure kuza kwa Yesu. Munyemerere dusengere ububyutse. Zamura isengesho ryawe, kuko nawe urabizi ko bivanga byombi.
nubwo bakubona nk'umuntu ukijijwe ariko urabizi ko udakijijwe nawe. Ibimenyetso n'ibyaha ukora wihishe, nawe ukeneye ububyutse, uro kwabarirwa urenda gupfa. Nyemerera ubwira Imana uti Imana, ndi umunyedini w'i Remera, ndi umwadeperi, si ndi umurokore, sinzi idini ryawe usengeramo ariko uri intumbi. Nubwo abantu bakubona ugenda ariko kubera ibyaha ukora, nubwo waje mu giterane ariko ukeneye ko Imana igusanga kakwibutsa ibyaha byawe. Nyemerera dusangire itorero ry'Imana ku isi yose rigira ububyutse, rihinduka igisubizo kuba ikibazo. Reka dusenge. Mana yakigira neza, kino giterane ni icy'ububyutse. Korali Erayono n'abafatanyabikorwa bayo n'itorero muri rusange bataguye igiterane cy'ububyutse, baravuze ngo banze kuba akazuyazi. Niyo mpamvu bahamagaye korali Jovagire, bahamagara korali Amahoro, bahamagara korali zitandukanye. Nanjye barambwira ngo ndatubiganire, ariko twanze agasuzuguro k'abadayimoni mu izina rya Yesu. Twanze agasuzuguro k'abadayimoni mu izina rya Yesu. Turashaka itorero rigira identite, itorero rikagira umwirondoro, tubatwitiranye n'ibigo by'ubucuruzi. Itorero rikaba riryoshye, dore isirarura imeze nk'isombe, itagira umunyu, itagira amavuta, nyamara itorero ni ikirungo. Niyo mpamvu i Remera tuzamuye ibiganza Mana. Ibi ni ibiganza by'abanyaremera, ni ibiganza by'abagabo b'i Remera, ni ibiganza by'abakobwa b'i Remera, ni ibiganza by'ababyeyi b'i Remera, ni ibiganza by'abasore b'i Remera. Ibiganza birimo bivuga ngo duhe ububyutse Mana. Twe kuburirimba ahubwo tubutunge, twe kubwigisha ahubwo tubibemo. Reka itorero rigire icyubahiro, icyubahiro cy'itorero nikigaruke. Isanduku y'isezerano nisubire mu Isiraheli, isanduku y'isezerano nisubire mu Isiraheli. Inkoni ya Aroni n'imiri inkoni za Farawo, abahanuzi ba Bayali, tunerisha imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Dukubise hasi ikintu cyazanye ibica mu itorero kikarisuzuguza abataririmo. Yewe wakintuwe, yewe wamwijima we, iri torero rya Remera rifite amasezerano. Hari ibyo Imana yavuze kuri buno butaka, hari ibyo Imana yatubwiye, hari ibiri mu makayi. Turabisengeye, dukoze komanda y'ububyutse, komanda y'umwuka wera, komanda yo gukizwa. Dukoze komande muri kino giterane, dukoze komande. Umuriro ni wake, umuriro ni wake, umuriro ni wake. Imbaraga z'Imana nizimanuke, abadayimoni nibahunge. Dukuye imigabane ya Satani mu itorero, dusohoye imigabane ya Satani mu itorero, ibyiyoberanya kurwanya kumenya Imana. Dukubise hasi ibyishushanya byose, tunanishe amarembo y'ikuzimu katika jina la Yesu. Yewe wakintuwe, yewe wamwijima we, iri torero ni irya Yesu. Niwe waripfiriye, niwe waribambiwe. Turarisengeye, suka imbaraga, suka imbaraga, suka imbaraga zimanuke. Abisi badutinye, bamenye Imana nyamana, bamenye ko dufite Imana. Abahanuzi ba Bayali, abiyoberanya, ibyishushanya, turabikubise hasi, tunanisha imbaraga zose ziyoberanya. Yewe wakintuwe, yewe wagishakwe we, yewe wamwijima we, katika jina la Yesu. Turasohora ibikwiye gusohoka mu itorero, turinjiza ibikwiye kwinjira mu itorero. Turahamagara imbaraga z'Imana. Iri torero ni irya Yesu, nyiraryo turamuzi, n'icyo yatanze turakizi, ikiguzi yarakishyuye. Umugeni arahari, yiteguye gutaha ubukwe. Mwami Yesu, ngwino ube mu itorero ryawe, giye kuba ikigo cy'imfubyi, giye ku rugo rw'umupfakazi. Ngwino wumvikane Mana, imirindi yawe niyumvikane, yumvikane batenya itorero n'igitinyiro cya Kristo. Urakoze Mana, turagushimiye ko dukoze komande hano i Remera, hafi ya Stade Amahoro, hafi ya Stade Arena. Dukoze komande mu mujyi wa Kigali, dukoze komande. Umuriro ni wacu uhereye i Remera, Korali umuriro ni wace, Jehova yiri umuriro ni wace, Korali Amahoro umuriro ni wace, amatorero yacu umuriro ni wace. Yo data we, ngo baracana barenyegeza, ya Mana itari Bayali iraboneka. Nimucane Korali, nimucane, nimwenyegeze batambyi. Imana itari Bayali iboneke kuri uyu musozi. Urakoze Mana, Imana itari Bayali.
imana itari bayari niboneke. Tumaze iminsi twicarana n'abakozi ba bayari n'imbaraga z'umwijima n'ibyiyoberanya, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'abarangi, ibyishushanya katika jina Yesu. Dusohoye imigabane y'umwijima, imigabane ya satani iri mu itorero, abijijwemo bwihisha, abaje kuyoberanya, abaje gutata umudendezo, turakubita hasi, turananiza, turarogoya, turahirika. Yeriko we uragwa, Yeriko ugomba kugwa. Yewe Yeriko we, yewe wa musozi we wiyita iki? Turaguhirika Iremera, Iremera turahiritse. Nimuhirike mu kwizera, nimuhirike birahikika, nimusurike mu kwizera, nimusore ukwiye gusohoka, nimusohore mu kwizera, nimusohore, nimusohore imbaraga z'umwijima zihunge, ibyoberanye nimusohore, 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 musohore biragenda. Remera nigira igitinyiro cy'Imana, Remera we gira igitinyiro utema umujyi hagati, musohore imbaraga z'abadayimoni, musohore ibyoberanya, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'umwijima. Turahamagara imbaraga za Yesu ziba mu itorero rye. Mwami nyiri itorero, ngwino uryicaremo, ngwino wime, ngwino urituremo. Abanyabyaha bamenye kuri Imana, abisi badutinye. Duhamagaye ubwiza bw'Imana ngo buze mu makorari yacu. Urakoze Mana, tukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu. Gira neza. Amen, amen. Kabaye itangazo, itorero rya ADEPR ririmo umugeni, kandi ahantu umuhungu afite umukobwa hahoza umutima. Abenshi mwigeze gukunda, iyo ufite umukobwa muzabana umutima niho urara. Kandi n'umugeni nawe wamaze kwemera umukwe ntago abakita kuri basaza no kuri nyina, umutima wo uri kurinde kuri sheri we. Kubera abageni benshi iri torero ryashingiye mu ijuru. Uru rugo rushingira, torero rya ADEPR rirashingira. Abantu benshi baratashe turabizi, kandi batashe abana b'Imana mufite ubuhamya bwabo. Muri byavuze ngo bamwe bagezeyo, ngabandi bari mu nzira. Ndashaka kubabwira kubera umugeni uri mu itorero, iri torero ry'Imana, umutima wa Yesu wo muri ADEPR, umutima wa Yesu uri muri iri torero kubera umugeni uhari. Niyo mpamvu mbinginga ngo mumenye ko nyir'ubwite afite icyo azakora kuri iri torero. Abantu benshi bazatangara, iri torero rizatungura abantu, rizatungura abantu, abanyamakuru bazatangara. Imana izakora ibintu bikomeye muri ADEPR, umuntu wese atangazwe n'ibyo Imana ikoze. Imana igiye kugaruka mu itorero ryayo, ibyiyoberanya muzamenye ibigiye kuzaba. Imana ifite umugambi ukomeye kuri itorero, umuntu wese azamenya yuko Uwiteka abamo. Abantu bazatangara ibintu Imana igiye kuzakora. Amen. Umusatsi ugiye kongera kumera, umusatsi wogoshe ndabona wameze, ndabona imbaraga zagarutse, ndabona bavuga butumwa bongeye guhagarara umwanya wabo. Imbaraga z'Imana zirashe kugira ngo umugeni yezwe. Amen, amen. Tangazo rya kabiri, umuntu udakijijwe tugiye kumusengera. Umuntu udakijijwe ntabwo agera mu rugo nataza ngo tumusengere, ko mu rugo si iwawe, iwawe ni hano waje. Haguruka tugusengere vuba wihuse. Ntabwo ukijijwe kandi urabizi, reka gutinda rero, hagarara mu mwanya wawe. Ntumbwire ngo urasenga, ndabizi gusenga. Haguruka mu mwanya tugusengere. Ubu ngubu twicaye hari icyaha kiri kugira ngo mfite icyaha, ngirira vuba. Haguruka mu mwanya wawe, kino giterane cyabaye kubera wowe. Ndashaka kumenyesha ko hari abantu Imana yaritse muri aya materaniro. Hari abantu Imana yararitse kuko ifite gahunda ku bugingo bwawe, yakuhamagaye. Wabiseta ibirenge ariko waje mu mwanya vuba. Haguruka mu mwanya wawe, gira vuba. Ni wowe, ni wowe, gira vuba. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane, urakoze. Imana iguhe umugisha. Ye, gira vuba ihute. Imana kuraritse kuko ibona imbere yawe atameze. Uri mu manegeka yo mu bugingo, imyuzure izagutwara yo mu buryo bw'umwuka. Hari esansema y'Imana iri gukorwa mu isi. Imana iri abantu bakitwara neza. Imbere yacu ntabwo ari heza. Haguruka mu mwanya wawe wishinganishe. Imana ikuvana abantu mu manegeka yo mu mwuka. Igihugu cy'u Rwanda kivana abantu mu manegeka ngo batishwa n'ibiza. None Imana ifite gahunda yo kuvana abanyabyaha mu manegeka y'ibyaha. Urakoze guhaguruka. Imana iguhe umugisha. Ngwino imbere, igera hino. Muna tugusengera, bashumba musengere uyu muntu waje, kandi namwe nuko mwaje. Tambuka, gira vuba, ihute. Dore Imana yakuraritse, ntabwo watashe, ntabwo niyo waba uri hejuru umumuzane mu muhinzira ze. Ni Imana yazanye aba bantu, ntabwo mwataha, mugomba gukizwa.
imana ifite gahunda ku buzima bwawe. Umva dore ukuntu muri abantu beza mukomeye imana amashyi izanye zino ntama. Aba ni abantu imana izanye kubera gahunda imana ibafiteho. Nawe nubwo iri kure ngwino nutwumvira kuri ku mbuga nkoranyambaga, urakoze cyane kuza. Reka imana ibaha umugisha. Reka sabe mushumba Gatanazi, aba ni abantu imana izanye. Ntimuzi icyo imana izabakoresha, namwe nuko mwaje, nuko umushumba Rene yaje ameze nk'aba ngaba. Imana ifite umugambi mwiza. Sengera izi ntama kugira ngo dusoze umwanya wacu. Reka mbasabe mupfukame, ni Yesu mugiye gupfukamira, hanyuma tubasengere. Natwe nuko twaje, ariko niba hari n'abandi mushobora kuza nta kibazo. Watebuka tukagusengera mu izina rya Yesu. Nuko bitangira, watebuka vuba, watebuka rwose, uneshe ijwi rikubuza, uneshe ijwi rikubuza kuza kwihana. Hari ijwi riri kukubwira ngo ngwino wihane, iryo aba ari ryo wumvira. Ijwi rikubuza kwihana urineshe mu izina rya Yesu. Nesha ijwi rikubuza kwihana. Umvira ijwi rikubwira kwihana. Umvira ijwi rikubwira kwihana. Ryumvire mu izina rya Yesu. Umvira ijwi rikubwira kwihana. Uneshe ijwi rikubuza kwihana. Ijwi rikubwira kwihana ni ijwi ry'Imana. Ijwi rikubuza kwihana ni ijwi rya Satani. Hitamo kumvira ijwi ry'Imana, suzugura Satani mu izina rya Yesu. Haguruka uvuge ngo Satani ndagusuzuguye mu izina rya Yesu. Hanyuma uhagurukuze mu izina rya Yesu. Kandi Yesu afite imbabazi nyinshi, yiteguye kukwakira. Yesu afite imbabazi nyinshi, yiteguye kukwakira. Tebuka vuba wihane mu izina rya Yesu. Reka dusengere abangaba bemeye, kandi munyemere duhereze Imana amashyi menshi cyane kubw'aba abantu bemeye kwihana. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Mwubure imitwe yanyu, mwubure imitwe tubasengere mu izina rya Yesu. Muhumure, nta kamera bari buberekezeho, nta kamera bari buze kuberekezaho, tuba twabivuganye barabizi. Nta kamera iri buze kubareba. Mwubure imitwe yanyu. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turaguhimbaje kubera ko uri Imana yakunze abari mu isi cyane. Werekanye urukundo udukunda ubwo Yesu yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Kubera ko uri umutunzi w'imbabazi, waduhinduranye bazima na Kristo. Izina ryawe Mana nirihabwe icyubahiro. Twari abo gupfa ariko urangije uduha ubuzima. Izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye imbabazi zawe zitarangira iteka watugiriye. Umuririmbyi yaravuze ngo nari mu isayo y'ibyaha uransayura, nari mu mwijima ukabije uramurikira. Abapfukamye imbere yawe bari mu mwijima ukabije, turagusabye Kristo kugira ngo bamurikire. Bari mu isayo ikabije, turabasengeye ngo basayure. Reka umwuka wera bazure, reka umwuka wera babesheho. Amaraso yawe Kristo yamenetse ku musaraba, reka batunganye, reka babohore, reka bahembure. Ayo maraso yawe Kristo reka babesheho mu izina ryawe Kristo. Buzuza umwuka wera, bahumanure rwose, bakize rwose, bahimbaraga mu izina ryawe Kristo. Uhereye none mwuka wera ngwino uganze muri bo, uba umwigisha wabo, uba umuyobozi wabo, utegeka ubuzima bwabo, ubagotesha imbaraga zawe, ubashoboze kurwana intambara nziza. Mwuka wera bashoboze kurwana intambara nziza, barwane n'imibiri baneshe, barwane n'isi baneshe, barwane na Satani baneshe. Be kugira imishyikirano n'umubiri, be kugira imishyikirano n'isi, be kugira imishyikirano n'abadayimoni, be kugira imishyikirano na Satani, be kugira imishyikirano n'ibyaha. Uhereye none bagira imbaraga zo kunesha bitewe nuko mwuka wera wabashoboje. Tugushimiye imirimo yose yakoretse muri kino giterane, tugushimiye imirimo ukoze mu buzima bwa bene data. Urakoze Kristo ko wakoze ibirenze ibyo twibwiraga. Icyubahiro ni cyawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Murakoze cyane. Abafite ibyifuzo rero ndashaka kubabwira ko Yesu mu bintu ajya akora harimo no gusubiza ibyifuzo by'abaje mu iteraniro. Wasanga kandi urwaye cyangwa ufite ikibazo wirirwanye cyangwa kiguteye ubwoba, uzi ko Yesu ari kumwe natwe muri amateraniro. Haguruka tugusengera Imana. Waba ufite icyifuzo kansubiremo,
wari uzi ko witeguye gutaha uko waje rero, umenyereye gutaha uko waje umeze. No, uyu munsi ntabwo uzagaruka. Insubiremo, uyu munsi ntabwo uzagaruka. Hari imigisha y'Imana y'uyu munsi wo kuwa gatandatu irakora none, ejo hari indi. Hari Imana y'uyu munsi, ejo hari indi Mana. Nyemerera wizere. Umuntu wumva atizeye yongere yicare. Umuntu wumva ko Yesu ari muri itorero, aza hataha, azi ingorane ze, azi uburibwe bwe, azi indwara ye, azi ikibazo cye, azi urubanza rwe, azi amadeni ye, azi ingorane ufite zose. Nyemerera wibuke ko uyu mugabo ari muri itorero. Nyiraryo arahari, nyiraryo arahari. Nyamara mureke dusengera ibi byifuzo. Umva, nyemerera dusenge. Ibyo Imana igiye kugukorera si ubwa mbere igiye kubikora. Ntabwo Imana ari umustajiri, ifite uburambe. Ntabwo uri n'uwa mbere. Hafi yawe hari abantu bafite nk'ibyo ufite, Imana iherutse kugirira neza. Ni ukuri ubwo wizeye, kadusengane nawe maze ubwire Yesu uti Mana, uko naje siko ntaha, ntabwo agahinda naze ngatahana, naje imbere uri nyiri itorero, urahari ndabizi, ntwaza. Imana igutwaza, icyerekana ko Imana igusubije n'amahoro. Imana igiye guha tugihagaze hano. Ugiye kumva amahoro, ahari ikibazo ugiye kumva haza amahoro menshi. Na avance Imana iguhaye, icyerekana ko Imana yakira icyifuzo cyawe. N'amahoro Imana iguhereye muri amateraniro, icyerekana yuko Imana icyifuzo cyawe kigezeyo. Avance Imana iguhaye, n'amahoro Imana iguhaye. Nibitotsi uza kugira, nyemerera wizere ko nyiri itorero arahari, ni muzima, nta gipfa, aragendagenda mu itorero rye. Mana y'imbabazi nyinshi, Mana y'ubutware, ni wowe nyiraryo. Iri torero ni iryawe, n'intama ni izawe. Aba bantu bahagaze imbere yawe burya bari bafite n'icyifuzo. Kubera ko twakumenye kuri Rubasha, ntabwo twataha ngo tubisubiraneyo. Twamenyereye kuza guterana tugataha nk'uko bisanzwe. Ngaza ndwaye ngataha ndwaye, ngaza mfite amaganya nkayatahana. Ariko hari itangazo riravuga ngo yemwe abarusha n'abaremerewe, nimusange n'abaruhura. Duteruye imitwaro yacu rero, ibituremerera, ibituvuna, iby'abana bacu bituvuna, iby'abagore bacu bituvuna, iby'abagabo bituvuna. Iyi ndwara yiyoberanya, indwara itumva imiti, indwara yihisha, indwara yabaye muyobera, indwara ya karande ku buzima bwacu. Duhagaze imbere ya Rubasha, imbere ya Karuhura, duteruye ibitugoye byose, tutitaye ku mazina yabyo n'iminsi bimaze n'ababiri inyuma, tutitaye ku bari inyuma y'ibitugerageza, tutitaye ku mbaraga zihari. Dusuzuguye Yeriko, tutitaye ku mbaraga za Yeriko. Yewe wa musozi we, yewe wa musozi we, wiyita iki? Urabikibaya imbere y'Imana ishobora byose. Nyiri itorero rya Kristo, ni wowe nyiri itorero. Tukuretse abantu bakobwa bahagurutse, ubwo bahagurutse bizeye, habonetse kamera zo mu ijuru zijyana aya mashusho mu ijuru. Ubutatu bw'Imana bwije kuri bano basore, bwije kuri bano babyeyi n'abana bapapa. Ni uko baje bimeze, nabo ariko basubirayo bacikiye muri amateraniro, bagira message ziza zibabwira ngo umva mama ntuhangayike, cya kibazo cyakemutse. Hari ibyo bari korera mu materaniro tugasanga byakemutse, tuzagera mu rugo Imana ijya ibikora nabyo, ugasanga andi makuru utasize. Nyemerera wizeye, Imana yaduhamagaye ishoboye ibyo bintu byakuyobeye. Bihe Yesu wizeye, kuko ari Rubasha. Amakuru wirigwanye si ugomba kurarana, amakuru maranye iminsi wageze imbere ya Rubasha si ukwiye gutahana. Nyemerera muri Remera uyu munsi wawe ube souvenir, tuzawibagirwe yuko Imana yari kumwe nawe, kandi icyifuzo cyawe ubwo Imana igikozeho uzaza gushima, ubwiriye abantu b'Imana uti cyagiye ndi Remera narahagurutse ngira ngo ni imikino, hari icyo Imana yakoze ku bugingo bwanjye. Nyemerera dukomere Imana amashyi, kuko ibikuye mu izina rya Yesu igira neza. Amen. Imana wawe umugisha, urakoze kwirutawe nayimaze. Amen. N'abaringi bagiye bayimara sengeye nyine, wihangane. Turi mu gitaramo cy'ububyutse, turi mu gitaramo cy'ububyutse. Imana yakoze neza, Imana ishimwe ku byo iremye none.